mwene data huri ninasenga nawe usenge, kandi by'ukuri ataburyarya. Usenge wisengera wiyaturaho kubohoka. Ubwire Imana ikubohore. Yesu nashimwe. Kandi ukwiye kuba ufite ukwizera. Kuba ufite ukwizera ko Imana ishoboye. Ndazi abantu Imana yabohoye ibyo bintu, yabibavanyeho, byari bibarembeje, irabibakuraho burundu. Mwene data, tugiye gusenga Imana. Upfukame ahuri mu izina rya Yesu. Ubwira Imana utakira Imana, n'amayira menshi urira ubwira Imana mu mutima wawe by'ukuri hababaye, habajwe n'ibyo bintu. Ubwira Imana atari mu buryarya. Reka ndakubwire, Imana niyo ibohora umuntu. Nta mwana w'umuntu afite imbaraga zo kubohora mugenzi we, ariko Imana yo mu ijuru irabohora abantu. Imana ifite imbaraga by'ukuri. Dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, ndasengeye uyu mwene data arota inzozi z'ubusambanyi. Ndasengeye uyu musore, ndasengeye uyu mumama, ndasengeye uyu mupapa, ndasengeye uyu mukobwa mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Imbaraga z'abadayimoni ziza kubatera mu nzozi zifatwe mpiri mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Ndakwinginze Data wa twese, ugende mu nzozi zabo, ugende ufate mpiri iyo myuka mibi, iyo yihindura abagabo, iyo yihindura abagore, iyo yihindura abakobwa, iyo yihindura imisore. Ugende Mwami Yesu yibohe mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Ndakwinginze Data wa twese uri mu ijuru, genda utabara abantu bawe, genda ubatabare Mwami Yesu. Hari abamaze igihe bagutakambira, hari abamaze igihe bakuririra, hari abamaze igihe bisonzesha, hari abamaze igihe Mwami bapfukama buri mwanya bagusaba kuba babohora. Mana waremye ijuru n'isi, ni wowe wenyine wabohora abantu bawe. Genda Mwami ugire neza abantu bawe mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Genda urandurana n'imizi, randurana n'imizi mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Genda uturira aho bituruka, genda usambura aho bituruka mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Genda uzibira inzira binyuramwo, genda uzibira inzira binyuramwo mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Ndasengeye uyu mukobwa arota izo nzozi, uyu mugabo aza kumutera mu nzozi. Haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo abohwe mu izina rya Yesu. Ubutazongera kumutera ukundi mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Ndasengeye uyu musore ategwa n'umudayimoni yigize umukobwa. Mana ndakwinginze ugenda ubohe uwo mudayimoni w'umukobwa mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Haleluya. Mana waremye ijuru n'isi, ndateruye abantu bawe, ndabagushize imbere, barashaka ubutabazi buvuye iwawe mu ijuru. Genda ubagwanirire Data, genda ubagwanirire Yesu, genda ubagwanirire Mwami Yesu. Aho bituruka urahazi Mwami. Iyo baryamye wewe urabona mu nzozi imigambi ya shitani n'abipanga. Mwami urayizi, uranayisobanukirwa Mwami, uranabibona inama bagenda kugira Mwami mu ikuzimu. Mwami Yesu urazizi kandi uranazibona.
mu izina rya Yesu Kristo ndakwingiza ugenda usambure data, genda usambure mu izina rya Yesu Kristo Umnyazareti iyo myuka mibi igenda gutera abapapa, igenda gutera abamama. Ndakwinginze ibohe mu izina rya Yesu, ibohe mu izina rya Yesu, ibohe mu izina rya Yesu. Ndakwinginze mwami uyu mukobwa atabagwe mu izina rya Yesu Kristo Umnyazareti, uyu mukobwa atabarwe, uyu mukobwa ijuru imutabare, uyu musore ijuru imutabare, uyu musore ijuru imutabare mu izina rya Yesu Kristo Umnyazareti. Haleluya. Data wa twese mu ijuru ndasenga uyu mumama mwamuramuzi, uyu muntu uramuzi Mana, aha burahazi mwami. Bano bantu bawe mwami bafite amarira mu mutima wabo mwami Yesu, baratuntuye. Ndakwingiza ugenda ubatabare data wa twese uri mu ijuru, ndakwingiza ugenda ubatabare, genda ubahe iyo myuka mibi, genda uyibohe mu izina rya Yesu Kristo Umnyazareti. Genda uyifate mpiri, umuriro mwuka wera uturire mu izina rya Yesu Kristo Umnyazareti. Ndakwingiza ubagire neza, Yesu genda ubagire neza. Uyu mupapa mwami Yesu arota ibyo bintu Mana aho bituruka urahazi, ndakwinginze umubohore mwami. Genda uboha abadayimoni, ugenda ubamukureho, ugenda urandurane n'imizi mu izina rya Yesu Kristo Umnyazareti. Mwami aho binyura ugenda ufurire inzira binyuramwo mu izina rya Yesu Kristo Umnyazareti. Data wa twese uri mu ijuru ndaguhamagaye data, wewe uri mu ijuru murayumviriza. Tabara abantu bawe bafite amarira menshi, bariko barakurondera, bariko baragutabaza ngo ubatabare Mana. Yesu Kristo mwami niwe wo kubabohora, niwe wo kubagira neza. Haleluya. Ndakwingize mwami uyu mumama bohoke mu izina rya Yesu Kristo Umnyazareti. Haleluya. Mwami ndabatiye kubohoka mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu ndabatiye kubohoka mu izina rya Yesu Kristo Umnyazareti. Ndakwingiza mwami amaboko yawe ntago ari magufiya, ndakwingiza ugenda mu nzozi, uzubasanga mu nzozi, ugenda ubohe imyuka mibi yose iza yihinduye udukobwa, iza yihinduye uduhungu. Iyo myuka yose mibi ugenda uyiturire, ugenda uyitwike mu izina rya Yesu Kristo Umnyazareti. Mwami ndakwinginze ugire neza abantu bawe mwami. Yesu Kristo ndakwinginze utemberera abantu bawe mwami Yesu. Hariho n'abatabigusabye kubabohora, ariko mwami ndakwinginze ubagirire imbabazi maze ubabohore. Urakoze Yesu Kristo, sabye nizeye kubyumvishije, ni mu izina ryawe Yesu Kristo Umnyazareti. Amena. Ndagushima Yesu, ndagushimira umwami, ndagushima Kristo. Uri umwami wowe ubohora abantu bawe, uri umwami Yesu. Habwa icyubahiro ni icyawe data, icyubahiro ni icyawe papa. nta wundi ariho twatakambira, abantu bawe barimo bararira. Ndakwinginze ubabohore, genda ubagirire neza, zunguruka mu mazu yabo, ugenda ubabohore Mana, ugenda ubabohore Yesu,
urakoze Yesu Kristo, urakoze mwami w'abami.